Huje nshuti bakunzi ba Bisoke Media tubaye ikaze. Muri iyi minsi amakuru ari gucaracara ku mbuga nkoranyambaga ni inkuru abantu benshi bakomeze kwibaza bati Ese the Ben ni umukene ku buryo yabuze amafaranga yo gukora ubukwe. The Ben mu minsi ishize yamaze gutangaza ko ubukwe bwe buzaba tariki ya 15 Ukuboza 2023. Hazaba imihango yo gusaba no gukwa. None tariki ya 23 Ukuboza nanone uyu mwaka nibwo bazasezeranira imbere y'Imana ndetse abe n'umuhango wo gushingirwa aho bizabera muri Kigali Convention Center. The Ben rero yashizeho urubuga kuri internet aho kugira ngo umuntu azarebe ubukwe bwabo buri kuba live agomba kwishura amafaranga 50,000. So abantu benshi bakomeje kwibaza bati Ese the Ben ni umukene ku buryo atabona amafaranga yo gukora ubukwe. Ese the Ben ashaka amafaranga kugira ngo asore indirimbo, dore ko amaze iminsi nta ndirimbo nimwe yari yashira hanze. So iki ni kibazo gikomeje kwibazwa n'abantu benshi bakunda gukurikira imbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda ndetse n'abandi benshi cyane bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Iyi nkuru yabiciye ni ibicika. Ese wowe urabyumva ute? The Ben yabuze amafaranga yo gukora ubukwe. The Ben ni ibiki byatumye ashyiraho igiciro cyo kureba ubukwe bwe?